bimwe rero Imana yari yarambwengizanye cyazanya n'ibikomangoma yego turi kuri dove ngiye kumva numva ministri w'abakozi ba leta n'umurimo arampamagaye twashatse igitebo dufata n'inzoka yapfuye n'igikeri nyamabondo tubizirika mu gitebo turagenda tuzana amaraso kuri oporovi hari Nyabugogo y'ikiremve tuyamena mu marembo ye y'igipangu tuhashyira igitebo tuzirikamo umushwi w'inkoko icyo gitebo gihengamye kiriho inzoka yapfuye n'igikeri nyamabondo kizima kiziritse mu gitebo kiri y'abajura bagenzi ba ikipe y'amabandi mwebwemo abiba tukabahiga bakaduha isehemu ibyo twitaga isehemu n'ukugabana ibyo bibye tukabigabana kwaba ko bitwaje iki kweri imbaraga namurwaye inzika mbaza ngo wabigenje ute yego nashimusa umwana we ngewe ariko sinakubwiye tugitangira nti role twiyeze gukina tukagukora ahantu tugira ngo twibe umuntu tugakina role je nkayikina ndi umupfumu kandi ntari we byagenze gute hari umugabo wari utuye ahantu hitwa mu Gihubira n'Igikondo yego w'umukiri umuntu aranganeza ambwa ati Tanazi yo nkwitegereje mbona ufite ubwenge bwinshi none reka nkwereke umukino dukina turya umuntu amafaranga ntikagira inkuru ubwesikoro esikoroke bivuze ngo nabayikoraga kwagiye gushaka ariko razi kugira ngo Kigali ushaka igitebo urakizi kirabo cyaro bayoreramo amasi ndakizi urazi kugira ngo ushaka inzoka yapfuye n'igikeri nyamabondo ubikora ute ibyo bintu urumva byaratugoye kugira ngo tubibone cyagenze gute ni nk'ubwo batwateye umuntu twaragiye dushaka igitebo bivuze ngo nakazi kitirabwo mbese byanga bikunza byo oya n'ubwoba bwo kumuhabura kugira ngo ibyo abona bimutera ubwoba ibyo dushakaze kubiduha kuko jewe twarabikoze twashatse igitebo dufata n'inzoka yapfuye n'igikeri nyamabondo tubizirika mu gitebo turagenda tuzana amaraso kuri oporovi hari Nyabugogo y'ikiremve tuyamena mu marembo ye y'igipangu tuhashyira igitebo tuzirikamo umushwi w'inkoko icyo gitebo gihengamye kiriho inzoka yapfuye n'igikeri nyamabondo kizima kiziritse mu gitebo kiri kumwe n'umushwi w'inkoko noneho mubishyira ku rwego rw'umuntu yego ku manywa cyangwa nijoro twabikoze nijoro nta muntu bare nijoro ariko noneho tuza gukoresha systeme y'uburyo ki uwo muntu yagombaga kuzinduka afite sekateri nk'umuntu uri kugenda ajya gushaka akazi akanyura aho hantu akavuga yuko ibyo bintu abonye aho hantu bisa n'ibyo bigeze gutega kwa se wabo ubwo mugamije iki cyo gihe twari tugamije ko ari bukenera umuvuzi byarubwese byo kwisikoroka kugira ngo abone ko yarozwe kandi ibyo birozi nta muntu n'uyu numwe wemewe kurenga amarembo nayarenga bashira bapfa bagashira kandi mu byukuri ibyo bintu byari biteye ubwoba kubibona ibaze kubyuka ukabona igitebo hari n'abantu batazi igitebo b'i Kigali yego kubona igitebo gihomesheje amase kubona inzoka yapfuye mu marembo yawe kubona igikeri nyamabondo kirebana n'umushwi w'inkoko kubona amaraso amenenya aho ngaho byari ibintu biteye ubwoba cyane n'igitangaza nuko noneho umuhungu muzima rero azinduka ajya gushaka akazi ahageze asanga abantu bashungamirije kandi umuntu mwabiganiriye abizi nyine arangije asanga abantu bashungamirije ni benshi bari ku muryango abandi bavuga bati nyamuneka ntusohoke abandi bati ni ibitero by'abadayimoni nta cyuba ubwo abona abari baramenye imbaraga z'Imana Yesu ashimwe cyane abandi batira kareka bati hubwo urapfa abandi bati ubwo warahemutse n'abantu wahemukiye bari kukwitura bati ubugome bwanyu mwabakire mwe bwo byabagarutse abantu iyo babonye ibintu nk'ibyo babivuga kwinshi ababivuga ukuri ababivuga ibinyoma ariko mu by'ukuri kwari kuzwi natwe twapanze umukino yego igihe cyaje kugera rero aravuga ati jewe ibi bintu hari data wacu babiteze ati hari umuvuzi uvura ati ari ibyumba ahantu hitwa Ikinihira ari wanabiteze ufite sikateri atari ibyumba ahantu hitwa Ikinihira ati niho bamuturangiye niwe wavuye kwa data wacu ati neza ati umurozi wamuroze niwe waroze ahangaha urabyumva umukire baba bakinguye ku giko hirya mu gikari ati ngwino tubwire uwo muntu uduhe nimero ye tumuhamagare ahaba ha nimero zanjye za telefone mubiziranyeho tubiziranye baraguhamagara barampamagara ndababwira nti ntihagire urenga amarembo ntihagire ndababwira nuko ndangije naragiye muri aba badekorateri bacuruza imyenda y'abageni burya bajya bagira imyenda y'inshabure y'indengera habiziri imyenda intore zambara nirabingwa nambara indengera nisiga ingwa ku buryo nivu byose
ariko wowe urabizi Yesu ashimwe yankuye kure. Haleluya. Nuko turagiye barampamagaye mu by'ukuri se narindi he ujya wese narindi kure narindi ba ninywera inzoga ku kabari kitwaga Rayon Sport ruguru ya Deperi yo mu Gashyekero wari umusinzi kiyo turakizwa kandi nanywaga inzoga kuko ndabyibuka ndeka inzoga hari hagezweho inzoga yitwaga Tarama nziza cyane y'urwagwa ndayizi nagize kuyinywaho iryoshye ukayinywa ari umuto bikagenda iguhira mu nda ikakwica nuko ubwo rero mu by'ukuri umuhungu arampamagara ndababwira nti nibohereza amafaranga 20,20 yo gufata ivatiri imvana ikinihira ibyumba yo kugutwara aho ngaho yo kugutwara umuvuzi mbese yego ayo bamaze kuyohereza ninashatse ibintu by'ibishaka shaka amakara nayaseye nari kurumva twe twateguye umukino ibintu byose nari nabyiteguye ndaza nambaye inkweto za rugabire ndaza mfite icumu mu ntoki uzi ibintu nitwaje nuko ndaza ndahagera nk'umuvuzi bambonye koko bati n'uwo muvuzi kigenderwa ndaza ngeze handi nsanga abantu baracyashungemereye mva mu modokari tanaho kijari mu mwaka wa ryari 2007 yego ndaza njya mva mu modokari nari naje nitwaje n'umuntu ntwaje igikapu avamwo shoferi we nari naje namwishyuye ngo hatagira kuko namufasha aho ngaho no kugira ngo ndabyuburari bamonye ko nturutse kure mushefe mukuye he Kigali reka de mu taxi vatiri sa amafaranga se yari kuyangaza ngo nuko nambaye nk'abapfumu oya nuko ndangije ndaza fata amazi mu rukebano nari naje nitwaje urukebano abatazi urukebano ni gisate cy'igicuma nari naje nitwaje urukebano mfata amazi nari naje nawe nyitwaje mu gacuma nsuka mu rukebano ndayije gusuka mu rukebano mfata utuntu tw'udufu tw'amakara mvangamo n'ivu ndabitoba ndabyirenza andi ndayisiga ayije kuyisiga nyaminjagira na bya bindi ndayije mpita mfata ya nzoka na cya gitebo byose bishyira mu gitebo mbyegeza mu gipangu barakinga ndangije ndababwira nti nyirugwarara aho ngaho nawe areba nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe kuzava hambere y'iminsi 3 urabafunga neza ubaza mu gipangu ibintu nabakoreye umugabo nigeze no mu ijoro rya 3 uhereye kuri wa munsi namuraje hanze yambaye ubusa nawe uri mu gipangu aho ngaho nanjye mpari ntago wagiye ntabwo nagiye bangaburira mbatuma ibyo nshaka kurya mbatuma amayoga uri umupfumbe nibwo bwa mbere icyo gihe nibwo bwa mbere nanyweye wisiki bayikugurira babakire nyine barayigura kavuga uti nanjye ukavuga uti wabakira ndaje mbarye amafaranga 32 niba ari na 7 bayiguze bazana n'uturahuri uravuga uti nanjye ibyo bapfirwa n'abapfumu nyine barimwereka mbategeka ibyo barya bagari mwotsi igitoki bakaba ibyo barya bafite ubwoba tubarya amafaranga ubwo naje ibyo bintu kubitwika naje kubitwika ndababwira nti muzane igitambo cy'abakuru bampa amafaranga ndababwira nti muzane n'amafaranga yose ari mu nzu ibiceri ibintu byose amafaranga yose ari mu nzu ugiye bazi amafaranga he ubazi niba wibuka neza kuko nabarayazanye amafaranga yose ari mu nzu barangije kuyazana umugore yaracuruzaga acuruza imyaka mu isoko ry'Igikondo yayo mafaranga ndabyibuka nyabara nasanze ari 174 kuko ibiceri byo kuko yari systeme yo kubajijisha ngira ngo myafate babone ko nyatwitse ibiceri rero ntibyari gushya nabwe ntibiceri mu bisubizeyo mbitera utuntu tw'utwatsi gutya ngo ndabikongoye ariko amagamba kwakuraga ntabwo mpazi nuko nabadayimoni ubwo rero ayo mafaranga ndayapfunyika mu gitambaro ndagije kuyapfunyika mu gitambaro hari n'ikindi nari mfite nacyo mpfunyikamo ibipapuro ukuntu noneho barangaye ukuntu mfata ya mafaranga nyakubita ahantu mfata cya gipapuro cya gitambaro nari napfunyitsemo bya bipapuro mbari cyo ntwikana na bya gitebo na ya ntuze menamo peteroli ndabitwika amafaranga yabitse utwika ibipapuro esikoronyi babajishije nuko nyuma mbaca amafaranga agera mu 150 kandi njyana nimero hariho igihe cyageraga inzara yanyishe nkamuhamagarara nkamubwira nti mpa amafaranga cyangwa nkuterereze abakurambere bakaguhereza bakayamba
tara abantu urazo baturacyariho ujye babona ese wagiye kumaze gukizwa wagiye kwasa imbabazi nk'umuntu ukijijwe se tubwire tuganireho gato barimutse ngo bagiye gutura mu Bugande ariko mu by'ukuri inzira y'agakiza ni inzira ndende itoroshye hariho n'ubona utajya gusaba imbabazi ngo aziguhe ahubwo hakavuka ibibazo mu by'ukuri rero iyo ari umuntu uri busaba imbabazi akaba yaziguha cyangwa hari urazimusaba nicyo Bibiliya tubwira ariko iyo adahari Imana yonyine niyibabarira ikindi nibaza no kwava ngo uyu muntu ujura ngo yibye amaze gukizwa ibyo yibye abisubiza ba nyirabyo ese arekirwa barakoze kimwe nibuza akavuga uti nkange tenazi naribaga reka amafaranga umuntu naribye yaso nakoreye ikosa ngende musange musuze amafaranga naramwibye hase se imbabazi ntayo nabona gukoje nabikubwiye ngo akenshi jewe no mu bujura bwanjye je nibaga bibye bajura bagenzi ba ikipe y'amabandi mwebwe mu abiba tukabahiga bakaduha isehemu ibyo twitaga isehemu nuko ugabana ibyo bibye tukabigabana kwaba ko bitwaje iki kwereye impamvu imbaraga wari umusore hafi imbaraga kwabwa ati neza turabakubita tubitware byose cyangwa tugabane ako ntago waga uri wenyine ntabwo nabaga ndi jenyine mwari muri benshi bari turi benshi n'abajura mwamuzanye babate barapfuye abitwaga ba mawaya bitwaga ba Kisisi bapfuye mu buryo barashwe cyangwa bapfuye ku bujura bwabo kiriya gihe barabarashe abajura byabayeho abajura baricwa kuko bakoraga ibikorwa bitari byo niyo mpamvu njya nishimira n'Imana kuba ntaraguye aho ngaho Imana irandokora 2010 uwo mwaka urimo ushaka kugira ngo ujye gushira umuntu yarampamagaye ari mu majyepfo iwacu arambwira ati nakuboneye akazi ariko muri uko gusenga hakaba hari abantu bambwiraga ngo Imana ngiguhuje n'abakomeye ngo Imana ngo irakuzamuye ngo ikwicajanyije n'ibikomangoma heyaza ariko ibyo bikomangoma mbese urumva umuntu umwana muto mu gakiza nkibaza byinshi noneho wayimbwira ngo injyanye no mu mahanga ngo injyanye hanze umuntu arampamagara ari mu majyepfo je ndi Kigali arambwira ati ubu rero nakuboneye akazi muri Kenya ko gukora muri Nakumati ntiryasezerana ry'Imana ngiye hanze ntindagiye reka mbwira abateze amatwi nagurishije ibintu nari mfite ngurisha intebe ngurisha igitanda ngurisha ibintu no mu cyaraho nari naraguze udutungo ndatugurisha nshaka rese passe ibyangombwa ndabishaka umuntu arambwira ati tuzahurira i Kigali yego turahuye dukatisha imodoka twagomba kunyura i Kampala mugiye he komeza Nairobi muri Kenya ugiye mu kazi se cyangwa ugiye kandi nkubwa ko nari ngiye mu kazi ngo muri Kenya aho bamboneye akazi muri Nakumati yego tugeze ku mupaka dusanga abahungu b'inkotanyi abanyarwanda ingabo z'u Rwanda zihagarika imodoka bati muvemo bafite ifoto ya wa muntu unjyanye hehe ku kazi muri Kenya bati sohokana n'ikipe y'abantu muri kumujyanye tuba turasohotse yego je narinzi ko ngiye muri Kenya ndumwe nsanga turi kumwe n'ikipe y'abantu tugiye muri Kenya koro twarabonabonye batuvanyemo batwicaje hariya nsanga turi abantu 9 n'uwo muntu icyo gihe bajyanye ibi bavuga ngo bya M23 nubwo ngubwo yari yasaze ngo ari kujyana abantu muri Kongo uwo muntu rwose abajyanye nta muntu bizi mutabizi ubwo rero ibyo ngibyo nuko nari nsubiye inyuma kugira ngo mvuge kuri icyo kintu ariko uburyo nakishijwe nabivuze uburyo Imana yansanze ndahani kavuga ko igomba kunkubita umunyafu tukira ngo turagera ku wavuyemo wavuye wigenze gute uvuye wawa byageze waraburanyura tsinda se barakurekuye Iwawa ntabwo ari muri gereza Iwawa ni ikigo ngororamuco wakibayemo nacyo nakibayemo umaze imyaka kingana iki umwaka n'amezi 6 wavuyemo gute Iwawa hari amezi babanza ya rehabilitation cyangwa se yigororamuco nyine babwira abantu bagashyira abantu muri kategori z'ibiyobyabwenge banyweye bakabaha aba psychologist babigisha barangiza nyuma hakabaho amezi yo kujya kwiga umwuga hanyuma mukiga umwuga mugakora ibizamini watsinda ugataha tana cyo ushaka kubaza nge nibaza nanjye uganya dukurikiye bashaka kwibaza kuki mwa ufungiriwa wa rimwe kabiri gatatu ese akamufata akamufungirayo akajyayo akazasubirayo biterwa niki ni ikihe kibazo cyo kimubirabuye icyo kibazo umbajije hari abantu benshi bakibaza ese nibikigo ari ngororamuco ariko hakabaho byanga bikunda ikigo ngororamuco cya Iwawa byanga bikunda
abakigishamo cyangwa abakiyobora ni abantu. Kuba ari abantu rero, umuntu yagukorera ibyo asabwa nk'umuntu, akakwigisha, akakwereka inzira, akakubwira inzira wari urimo kwidakwiye, yamara kuyikubwira wowe ubwawe wabona ko inzira wari urimo ikubangamiye cyangwa se atari inzira nyakuri y'ukuri, ugahinduka ukemera inzira inama ugiriwe. Ariko utagiriwe inama birangira n'ubundi agarutse agasubira muri bya biyobyabwenge, wibaga agasubira muri za ngeso, bikarangira n'ubundi yongeye kongera kuzafatwa bikasanga none yisanzeyo. Ariko ndashimira Imana ko jewe mu myaka ishize kuvana 2012 mvayo jewe kugeza aka kanya sindasubizwa mu kigo ngororamuco. Ubu ni imyaka 12 ishize. Sindasubizwa mu kigo ngororamuco. Sindanafungwa. Unareka icyagushoboje no gusenga. Amen. Cyanshoboje no gusenga. Nuko rero buratashye. Ingamba. Ndataha ndaza ntangirana n'ubuzima, icyizere kirabura mu bantu. Bantu icyo gihe abantu bavuye iwawe, umuntu yumvaga umuntu uvuye iwawe akumva hari ko uri umujura ruharwa, uri umunyabiyobya. Akora ubundi byari ibyo kuko urumva. Imana rero yo abantu ntibareba mu mutima, ariko Imana aho hiherereye abantu batareba yirahareba, yo yari inzi ko nahindutse. Yego. Nuko ariko uko ngenda nkora, uko ngenda ngaragaza impinduka zanjye, icyizere kigenda kigaruka, biza kuvamo gushaka. Hakabaho igihe nshimira ndi kuri mikoro za kamera, saba duteze amatwi banabyumva, ndashimira umugore wanjye jewe kuko narambagije abakobwa benshi. Hakabaho dupanze byo kujya gukora ubukwe, abantu bakanyira hariya baturiya muntu y'amujura, yamuri umwatabi, ubukwe bakabica, abandi bikaza kurangira bupfuye. Nuko ugeze kuri Dove rero. Nageze kuri Dove mpakora imirimo y'ubwubatsi, ndanubaka, nubwo muri ibi byo gusenya inzu ziri mu manegeka badusenye, ariko nari nubatse. Ubwo rero nubwo gutumirwa muri Serena Hotel mu nama y'abakozi ba leta n'umurimo, bari bantumiye nk'umuntu. Nawe urumva aho ikigo ngororamuco cyari kikiyoborwa n'umugabo witabye Imana witwaga Bose ni bamwe. Yari yantanze nk'umuntu wavuye mu kigo ngororamuco wahindutse kandi witeje imbere. Kuba naravuyeyo nkaza nkagerageza kwishakamo ibisubizo, nkakoresha imbaraga z'amaboko yanjye, nkubaka inzu mu mujyi wa Kigali y'amabati 27. Ni igikorwa cy'iterambere. Barampamagara bati nk'umuntu wari mu nzira mbi ariko ukaba warahindutse mu by'ukuri ukabasha no kwiteza imbere. Ni izihe nzira wanyuze? Ese abaduteza amatwi urubyiruko ruri hirya no hino, ni iki warusangiza? Wanyuze izihe nzira? Nabyo mbishimira Imana ko yabashije kunyicazanya n'abakomeye nk'uko yari yabingiye. Ni icyizere yangiriye. Ubwo rero nk'uko nabivugaga, nshimira umudamu turi kumwe wanjye wankunze nanjye nkamukunda tugashakana. Nukuri ndabishimira Imana kubwe, kuko hari abagiye bambenga, nanjye harabo nabenze, ariko we kuba naramubwiye tanazi n'uyu akamenya uwo ari we akanyemera, Imana ijye imuha umugisha. Abantu baribaza bati se umudamu umurabanye n'umujura akabana no mumaze gutyo, ubu pe babanye neza, babanye bafite ikibazo bimeze bitunguwe? Wakwibaza cyo nakubwiye ngo kuvana mvuye mu kigo ngororamuco 2012, umujyi wa Kigali n'abagamo niwo ntuyemwo, niwo ndimwo. Sindasubizwa mu kigo ngororamuco, ahubwo njyayo ngiye mu ivugabutumwa, njyanye n'abagiye kubatiza, ngiye muri rehabilitation ceremony y'ibirori byabaye bantumiye nk'urubyiruko rwabaye mu kigo ngororamuco rwiteje imbere, rwahindutse. Nkagenda ngiye kubaha ubuhamya ko bagomba kuza bakiteza imbere, bakigira, bagashaka uburyo bakora. Yego. Ubwo rero icyo cyonyine cyo kuba hari indi mibare y'abantu bamaze bavuye mu kigo ngororamuco bakaba bamaze gusubirayo inshuro zirenze 5, nge ntarajyayo ntanafungwa. Ako kanya icyo cyonyine cyagaragariza buri umwe wese kwibaza ngo ese ese akora ibyaha yihishe, kandi ntabwo wakwihisha hehe mu maso y'Abanyarwanda. Ntaho. Ikoranabuhanga ryaraje, ni utu video kuri social medias bikuririraho inzego ribu nayo. Kandi no mu Rwanda umutekano by'ubujura ntaho wakwibira. Si ukuvuga ko bidakorwa, birakorwa, ariko n'ababikora baba banyuze
muri humye inzego z'umutekano. Kandi niki kintu wumva wicuza mu myaka yose wabaye uri umujura bya biteye isoni? Ikintu nicuza cyambere, ikintu nicuza, ndicuza ko nataye igihe cyanjye kinini nkagipfusha ubusa. Yego. Kuko mu by'ukuri iyo myaka yose nariye neza, nambaye neza, nabaye ahantu heza, nibyo natahiye. Yego. Kuko nubwo nabajije kwiyubakira inzu ari uko ibyo mbivuyemo. Twinjiye mu banyabwayi none umaze gukizwa nyine tuno tuge iyi saha noneho umaze kuba mu byose, wabaye umujura twabyumvise, ubu none ubu tuvugana ubayeho ute, bimeze bite, bihagaze bite ubu none tanazi nyirizina ubu none? Umwubatsi, nkora imirimo y'ubwubatsi, nditunze, mfite umudamu wanjye n'abana nabikubwiye. Nsengera muri ADPR ku Gasave, ndi umukristo mu itorero, niryo nashyingiriwemo, niryo ryanshingiye. Ndashimira Imana rero kugeza aka kanya k'Imana yankomereje amaboko, ibigeragezo bijya biza rwose bikaza, ariko nkasenga Imana, nkabona inciriye inzira, mbonye akazi nkakora, cyangwa se hakabaho n'abantu b'inshuti zanjye nshobora kuganiriza, nkamubwira nti bimeze gutya, nawe akambwira ati kora gutya, bigenze gutya. Uru rugendo rw'agakiza nta warwifasha, hari abakuru be mu gakiza, hari abakozi b'Imana, hanyuma gusenga n'uguhozaho, ugahora kindi kandi ugahora ukoze isoni shitani, uvuga ibibubibiki. Buriya abantu bazakubwira ngo barakijijwe, barahoze mu byaha, akaba adashaka gutanga ubuhamya, twacukumbura tukibaza ngo niba warakijijwe ni iki gituma udashaka kuvuga imbaraga z'Imana, ni iki gituma udashaka kuvuga aho Imana yagukuye naho ikugejeje ugaceceka. Niba uri guceceka rero ugahisha iby'Imana yagukoreye, ntabwo jewe mvugiye imbere za kamera nkavuga ngo niba utinya kuvuga ibyo Imana yagukoreye, aha ruracyabijyamo. Yego. Ntabwo naba nkoze amakosa, kubera yuko niba warakishijwe, kuko byanga bikunda YouTube channel ikoranabuhanga ryaraje, hari abanywatabi bareba YouTube channel, hari abajura bazireba. Aka kanya nabatangariza nkababwira ngo nta cyiza kibirimo, niba bivemo nibakizwi. Kuko byanga bikunda wenda yakwepa leta akayicika, inzego z'umutekano akazicika, ariko ntabwo yacika imbaraga zikomeye z'Imana. Hakorwa iki? Ikintu cyakorwa, ndabwira abanyamadini n'amatorero, kuko Bibiliya irambwira ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo, sindeba idini rya ADPR cyangwa iryande n'iryande, kuko kuvuga itorero rya ADPR nuko ari yo nsengamo, ariko mu matorero yose, mu madini yose harimo umugeni w'Imana. Ubwo nabwira abantu Imana yagiriye neza, ikabaha agakiza, ikabaha inshingano zo kuba abashumba, nibareke gukorera mu nsengero, bareke kuguma mu biro, nibagende babwira ubutumwa, babwira abantu iby'ukuri, kuko ari ibigo ngororamuco, hari amagereza, abanyabyaha barimo. Biratangaje kuba dufite insengero zirenga 1000 mu Rwanda, ariko aka kanya tukibaza ngo ese mu by'ukuri gereza kuki n'ibigo bya transit center, ibigo ngororamuco byiyongera buri munsi. Ese abantu niba bari gusenga nibabwira abantu kuri, babasange mu ibyo bigo by'ingororamuco, bababwiriza ubutumwa. Kandi kubwiriza umuntu ubutumwa, urafata indaya yakoraga umwuga w'uburaya, nurangiza uyibwirize ngo Yesu aragukunda, Yesu aragukijije, uzi neza ko iyo ndaya irya ari uko yacuruje umubiri wayo. None uri umuntu Imana yagiriye neza, uri umuntu ufite ubushobozi, uyu muntu uri kumubwiriza ubutumwa, uramubwiriza ubutumwa, uhaguruke wigendere, arararira iki? Inzara iramwica, kandi hava n'amafaranga ahari. Urabwiriza umujura, urya ari uko avuye gushikuza telefone umuntu, abakize ishikuza bagihari, ukamubwiriza, ariko mu by'ukuri nturi kumuha akazi ngo umugoragoze. Wenda uvuga uyu muntu twaramugoragoje, tumuvana mu bujura, none twamuhaye akazi, none yanze kugakora. Uyu muntu ntashaka guhinduka, nakahebwa, abo nabo barahari. Ariko noneho kubwiriza abantu mu rusengero, ukabwira abantu nimuze mwihane, ugaheruka wihanisha abantu mu rusengero bakihana, ngo nibo batagize inyigisho z'agakiza, batangire biga igice kugira ngo bazabatizwe, ugaheruka wababwirije. Wakurikiranye se mu by'ukuri mu rugo ubayeho uti? Yego. Ese itorero twagufasha duti? Yego. Ndabwira abakozi b'Imana, bavuga butumwa, abapasitoro, abashumba, aho baherereye hose, umurimo bakora ni umurimo ukomeye, ariko ni impano bahawe n'Imana, nibayikoreshe bagarura intama z'Imana. Natwe dufatikanije, kuko natwe dufite umugogoro wo kubwira bene data, kubabwira aho twahoze. Jewe wundi ndimo ndabwira n'abapasiteri dukunda kuganira, nkunda kubabwira ngo mwebwe ni byiza koko kubwiriza abantu nk'abantu b'abanyamuhamagaro, ariko kujya kubwira umujura
ukamubwiriza ukavuga ububi bw'ubujura wowe wabaye umujura uko umujura yiba agakubitirwa mu bujura urabizi uko umujura yiba akarara ijoro yihishe ngo batamumurika isitimu bamubone urabizi jewe wabaye mu icyo ciciro nzi uko babwira abo bantu yego ibaduha umwanya tubwira abantu korane nabo twabwire ubakakanya bite indaya zari indaya zakijijwe akakanya urabwira abantu ibyo buraya uko indaya irara yambaye ubusiteze abagabo pasitoro ari byarabizi mu mwuka w'Imana umuyobora ngo abwira abo bantu ariko bakeneye no gufata aba bantu bakijijwe bemera gutanga ubuhamya bakabaha umwanya bakabwira abakobwa bagenzi babo uburyo nta cyiza bizavamo cyambere biravamo inda zitateganyijwe biravamo indwara kandi agakanya no gupfa vuba no kwiyandarika no gusenya ingo z'abandi ni byinshi n'ingo zasenyutse zirimo nizo z'abakozi b'Imana zirasenyuka nibyo tana abahamagara ababwira bakakanya umbarire ngo sinzara iryana ite nayivuga sinzara uko iryana ariko ubu hari umuntu wavukiye mu rugo rw'abapasitoro cyangwa se rukomeye avuka ryarereshejwe sererake atazi inzara ararya aranywa yangiza akigisha inzara arangije mu by'ukuri hakabaho n'igihe hari kwigisha mu by'ukuri by'inzara atanatanga n'ubuhamya ngo avuge ngo inzara yandiyemo atatana n'ibihumbi 5 bati agore n'ushonje mu by'ukuri arimo aravuga inzara ariko tukibaza se icyigisho wigishije ku nzara ese mu by'ukuri ko mu iteraniro harimo abantu bashonje ese mu by'ukuri koko nyuma y'iteraniro Roho Mutagatifu yagusanze cyangwa se nibura nawe ubwawe wavuze uti nyuma y'iteraniro ushonje nk'igere abantu bashonje badiyakora mu ndebera abantu 3 bashonje nibura ngende baho umuceri bahe n'amakara bahe n'uburisho tanatukira aho ngaho hagezwe inyigisho muri iyi minsi zikuza z'ubuhanuzi ngimande guhaye inzu guhaye imodoka abantu benshi bakubaka kuruka iby'ubuhanuzi mbese ibyo amagambo nkango yavuze ntagira uyavugaho cyase ntagira uyigishaho ubona hakurwa iki inyigisho z'uyu muri iyi minsi ya none uzivugaho iki umuntu ntera urutoki ntasoza ati rwose tanaza mu kumvi n'amatazi ko bagira ababyeyi ati muite ku bana banyu n'ukuri nibyo tanazi kuko umwana wawe mufiteye uburenganzira kumuganiriza kumwigisha abandi bamuyobya ariko wowe nk'umubyeyi wamuyobora mu nzira nziza kandi zikwiriye kandi ukanamusengera kuko gusenga bishobora byose iyo usenze hari ibintu hari inkuta ziriduka iriko ziriduka rero ugomba gusengera umwana wawe ukamugira inama ukamuganiriza tanazi tugana ku musozo niki kintu tazirika mu buzima bwawe cyakubayeho tazibagirwa ati giye tanazi imyaka namaze iki sindakibagirwa tugana ku musozo ikintu ntazibagirwa cyambabaje mu buzima n'uburyo nasenyewe inzu sigege nyine wasenyewe ariko habayeho gahunda ya leta yo gusenya inzu zitwaga ko ziri mu manegeka mu by'ukuri impamvu mvuga ko icyo kintu ntakizibagirwa sigege nyine izo ngaruka zagezeho ariko mu by'ukuri utekereje inzira zose nanyuze nkabona amafaranga nakoze muri bare Carivados hariya nakoze ibintu byinshi nkorera amafaranga nkayashakisha nyuze mu bujura mu buteka mutwe aho hose mu biyobyabwenge ntiyangirira umumaro ariko aho nkoresheje imbaraga zanjye z'amaboko yanjye bwite ngo niteze imbere birangira n'ubundi bibaye ifabusa ariko ndacyafite kwizera ubwo byambabaje haba ntabyibagirwa mu by'ukuri kubaka kanya ndi gukodesha nari mfite aho ntuye ariko mu by'ukuri ndakizeye Imana ndacyayifitiye icyizere izabigenza neza gusa rero mu by'ukuri icyo twavugaga cy'ababyeyi nacyo nakongeraho ababyeyi niba bishuti z'abana babo hejuru yuko ari umubyeyi abe n'inshuti y'umwana we ku buryo iyo wabaye inshuti n'umuntu ntacyo muhisha yakwisanzuraho ibyamubayeho byiza ibyamubayeho bibi ntabwo yabiguhisha hanyuma kandi bumve yuko Imana yo mu ijuru yankijije ikandokora ikarokora n'abandi biyumvishe yuko Imana igihari iracyakora nabo ubwaba abana babo yabakiza kandi hari n'ababyeyi nabo bari mu bujura bari mu biyobyabwenge nabo barahari nabo abo ngabo wa mugabo we ufite umugore umeze utyo wa mugore ufite umugabo umeze utyo bumve yuko Imana yampinduye nawe yamuhindura murakoze cyane dusenge rero bene data ubu turi ku musozo turabashimira kunzi badukurikiye n'ukuri Imana yo mwijije aho umugisha kuko ikiganiro byacu mukaduhera abandi biganiro ni ibintu bifasha ko bituma umenya imbaraga z'Imana ukumva Imana kuntu ikukura abantu ikabajyana ahandi hantu rero turabakunda turabashimiye mwese abadukurikiye ibiganiro byacu bakabiduhera abandi ni inkunga ikomeye Imana ibaho umugisha turagiye kudusengera ubundi nakagaruka bye bye Mana turagushimye
dutangira twavuze ngo nubana natwe dutangiye ugasozanya natwe turagushima. Niko bigenze. Dusengeye buri muntu wese uzakurikira ikiganiro akaba afite umwana umeze nk'uko nari imeze cyangwa se nawe ubwo akaba ameze nkanjye. Ndasaba imbaraga z'Imana, imbaraga zankijije ko zamukiza zikamugenderera zikamugirira neza zikamuhindura uwari Sahuri agahinduka Pawulo. Ndagushimiye rero yuko utajya ubura uko ubigenza kandi nta murimo wawe n'uyu n'umwe ujya upfa ubusa, ahubwo byose biberaho igihe cyose kandi bikabera igihe wabiteguriye. Ndagushimiye rero, nsengeye buri umwe wese uteze amatwi YouTube channel ndetse n'abantumiye kugira ngo tuganire bose, buri umwe wese uhaze kwifuza ku mutima we mu izina rya Yesu. Amen.